umva mfite na gahunda umva dushaka tuzasohokera ku mazi umva umuntu agomba kwenjoyinga ubuzima akiriho sheri maze kubona ibyo ukorera umwana wanjye bigeze ahangaha simuzanye muri rugo nk'umugore ubundi se uriya uramuramira iki uriya ko yarangije gupfa byarangiye ntiwigere uca hariya nimba uri bumukenere umushyire mu kagare muzane mwirwe mwicaye hano nashaka gufasha no koza ibyombo ibyo n'ibindi cyuko urambabaje ndigendeye rero utashobora kugenda se bayi ubwo nyine naho utaha ni ingaruka sibyo biwe nta makuru ufite maze iminsi utagera ahangaha ariko ndakuzirikana muri iyi minsi ubu ngubu umeze neza noneho nta stress mfite mbera umeze neza gute amakuru utayampaye nta makuru ufite wowe umva muri iyi minsi umeze neza ufite n'umuntu uri kunyitaho bya kiriya kigabo nasanze ntabirenze umva mfite na gahunda umva dushaka tuzasohokera ku mazi umva ndaryoshye sheri ntabyo uzi mbera ntabwo wabinkora wageze igihe ugira akenge nkizo nkuru neza uburyo wahuye n'uwo mugabo ariko ndumva byari bikwiye pe byari bikwiye rwose ntabyo uzi wowe umva ubu ngubu umeze neza nabonye biriya ntabivaho ese ubundi byazagenda guteze amaherezo se yazaba ari ayahe umva umuntu agomba kwenjoyinga ubuzima akiriho sheri ntago mbera iryohereza n'ubundi urabikwiye n'ubundi nabonaga amaherezo y'uriya mugabo nta kintu ari kuzakumurira rwose n'ubu bari kuzakurya hejuru ye mwiriwe injiramo mbera wiriwe yego amakuru neza wiriwe muko amakuru mbera uraho neza amakuru niba udashaka kuvuga uyu mubyeyi muri kureba aha ngaha ni umukozi nzanye mbera uriya mugore nakweretse rero tuzanye yitwa Munyana maze kubona ibyo ukorera umwana wanjye bigeze ahangaha simuzanye muri rugo nk'umugore uri nyir'urugo ndakubaha uri umukazana wanjye ariko muzanye ngo yite ku mwana wanjye inshuti ibyo utamukorera ajya abimukorera bivuze ngo azajya amukorera isuku amenye ngo yariye amenye ngo yanyweye amenye ko n'imiti yayinyweye mbera ibintu ndi kuvuga ndizera uri kubyumva kuko umwana wanjye umufata nabi bikabije byarambabaje ku buryo utabyumva nta nubwo natekerezaga ko weho bera wahangara gufata umugabo mwashakanye kuriya niba utamufitiye impuhwe rero genda zimufitiye nk'umubyeyi wamubyaye ntabwo nakomeza kureberera umwana wanjye abone ndeba niyo mpamvu nahisemo kuzana uriya mubyeyi amwitaho nk'uko nabikubwiye ntiriwe nsubiramo rimwe kabiri gatatu uko nabivuze niko azabikurikirana kandi nizere ko bitazakubangamira kuko nawe n'ubusanzwe ntabyo wakoraga ubundi se uriya uramuramira iki uriya ko yarangije gupfa byarangiye cyo kwa n'igisenzi igihe kiri hariya ni uko wenda tutamukuraho nk'uko nyine ngo tunice aka rwose ibyo birakureba n'abakozi bawe
ruriya musego mbona rusa nabi kuriya ntirwuzanye hano na Ibiki numvishe numvise ibiki ngo umwice unyicira umwana kamuga karuta agaturo niba wanabitekerezaga Imana yo mu ijuru ntiyabyemera waramwanze kugera aho umwica ahagaze namwishe ngiye namukozeho ndavuze ngo rekera ibyo numvishe biramaze rekeraho mbabarira rekeraho ibyo numvishe birahagije ibyo ni ibyawe Munya Karame mabuje. nk'uko twabiganiriyeho rero Munyana nkuzanye ngo wite kuri wa mwana wanjye nakubwiye witwa Nshuti ni imfura yanjye yararwaye yararembye ntiyeguka nta muntu umweguye ntiyakwihereza imiti hatari umuntu uyimuhaye birasaba rero ko umukobwa wanjye uraba amaso ndakwizeye uko twabiganiriye nizere ko ariko uzabikora ubu ni nkaho nta mugore afite amagambo ari kumbwira nawe uri kuyumva urumva ko yarangije kumwica ahagaze riranamucitse ngo bayaramwishe uzabinkorera nk'uko twabivuganye niyo ntakwitura Imana yo mu ijuru yazakwitura umukobwa wanjye nizere ko utazantenguha ujye umenya amasaha y'imiti umenya amasaha yo kumukarabya umenya amasaha yo kumuhindurira ku buryo nanjye igihe nzagaruka nzansanga harimo impinduka sibyo mukobwa wa Yego mabuja. Nanjye ndi umubyeyi. Ko igiseke iryana ndakuzi. Ni ukuri inshingano zose nzazubahiriza kandi nzakora akazi kanjye neza. ngaho rero reka nze nkwereka ahantu ari kugira ngo murebe uzajya umwitaho umukobwa wanjye nizere ko ibyo ngibyo uzabisohoza na hano nkwereka icyumba abamo icyumba uriya mugore yamushyizemo nkwereka ahantu aba ari aho uriya mugore yamushyize umenye wowe witaho wari bumenye n'uko arwaye undi se buraramira iki koko uriya mupfu koko abasazi mbabona kare mukomeze musaremo Oya, Karame mabuje. dore ni hano rero arwariye umwana wanjye dore n'uyu nguyu nshuti wiriwe utashobora no kumpa ikiganza se noneho usomeza ute mwana we ubuze byagoranye noneho kumva byongeye kwanga rero humura ijoro hari Imana nk'uko mpora mbikubwira mwana wanjye iyo urwara ndakwizera hari Imana ikiza ese n'umushyitsi nzaniye ni wa wundi nakubwiye ngiye gushaka nkazana uzajya ukwitaho umajije kubona uko uriya mugore wawe ameze n'ukuri wakoze yitwa Munyana yego ni umubyeyi njyewe urabyumva ntabwo naza ngo mbe aha ngaha ni uriya mugore wawe uzi uriya mugore wawe ntiyoroshye ntitwabana muri uru rugo ahubwo se mama wowe bazashobokana kugira ngo ngo yitwa nde yitwa Munyana Munyana we bazashobokana azagerageza ndamwizeye umuntu wamundangiye yambwiye ko ibi bintu byo kurwaza abarwayi ari impano ye namubwiye ukuntu bimeze ko buri kimwe cyose ukirangirizaho ambwira ko azashobora kubitunganya namubwiye yuko utanyeganyega udashobora no kwihereza imiti ambwira yuko azabikora akazajya ayiguhereza akakumenyera icyo kurya akamenya ko wanyweye mbese ntabwo nakwirirwa mbisubiramo kandi nizeye Imana yo mu ijuru ko izamufasha bazabishobora Munya wamubonye Namubonye mabuje. ni uku nguku ameze kandi kwa kundi usenga ujye ubikora usenga Imana izabidufashamo Ngo pe. ndakwizeye mukobwa wanjye Mabuje nkwijeje ko pe akazi kanjye nzagakora neza kandi nzamwitaho ku buryo bushoboka bwose. Aka kazi ndakamenyereye niko nsanzwe nkora kandi ndabizi neza yuko Imana izabimfashamo. Nzabikora neza n'ukuri nzamwitaho umwana wawe. dore ni uku nguku ameze umukobwa wanjye Agana n'imfura yanjye nzamwitaho pe.
niyo mahitamo nshuti mwana wanjye nzi ko unyumva nubwo utanyeganyega nta yandi mahitamo nabonye uretse aya ngaya kandi bizagenda neza muhungu wambaye ngiye nizeye ko uyu mukobwa wanjye azabikora neza ndakwizeye mukobwa wanjye ntuzantenguhe sigara neza najya bose witwa abana izina ryiza rwose ubu imana izabikora bana uzamfashe gukora akazi kanjye neza urareba ko nari maze iminsi nta kazi mfite warabibonye urancubije mwana uzame kwita kuri uyu muntu neza ariko ndabizi uzamererwa neza Arya wambwiye ngo ufite umwana w'imfura. imfura yanjye murangana none se wafashe imiti Ntabwo nari nagufashe imiti ikurikira. Iyo ngiyo iyo ngiyo. Kuko nyuma ko gukora. Ko bagira ngo wigeze kubikora hose na mbere. niko kazi nkora niko kazi nkora ndabimenyereye Urakoze cyane. kandi uzakira ajya musengera mva musengere kugera muririmbira n'uturirimbo mbese umuntu uzakira niko gushakira icyayi ngo utekere n'ibiryo wariyo Ntabwo ndarya. wibuka kurya ryari Ibintu nk'ibyo ngibyo nta kibazo. utekere iki Neza igitoki. reka ngire vuba Ikindi nigira ikintu ukenera amafaranga ukeka mama mubwira aze kugusigira ikarita. mama we yasize ambwiye ukuntu rwose birajya bigenze ukomeza guhanganira rwose rwose ugiye uvanga vuba uvanga urumva ufite agakozi wagakwiye kagira amagambo bityo nibuka kavuga gusa wambabarira ahubwo gira vuba si kugaruka umva noneho agusanze hano yahita abibwira mabukwe nawe ntabwo yoroshye gusa ubwo namukira ubwo rwo uri guherekeza ni uguhita nsohoka ngenda usohoka uhita ugenda ubanza urebe ashobora no ku kansezera rwose ntaribe bayi bayi sawa uzindutse wowe mabuja nyine hari akazi nasize ntasoje nimugoroba ntazindutse ngo ngasoze ariko nyine
mabuja utangiye kurengera. urengera si wowe ibyo birakureba birakureba mwagiye mugenzwa n'akazi gusa ibindi mukabyihorera ko waje hano nk'umukozi wo mu rugo waje hano kungenzura Mabuja ntibindeba ariko ugomba kwibuka ko naco atari umuntu. Uwo wabigukorera ntabwo wababara. Yewe wabyanambabaje ngire mu kazi da. byo mu kazi cari ureba uzwi None nubwo ndareba niba muri salo hasa neza. muri salo si iki shaka Aha ma. Yambere da. genda nyine mbwira rero ubushize twaraganiriye umbwira ko ufite igisheri ikigabo cyenda kugusohokana cyagenze gute byarangiriye he zimfasha umva byari bimeze neza shamana nari maze igihe nasohoka nishima mana yanjye ariko mva byari biryoshye ahubwo se mbaza ngo iki umva ahubwo ntabyozi mfite indi gahunda nzagenda none wumva tugiye kumarayo 3 day yose narigiriye ku mazi nirengagije ibibazo byose byo muri uru rugo kiriya kigabo noneho ubwo haje umukozi ubu nta kibazo mfite uretse ko n'ubundi cyari kimaze kundambira kucyitaho byari danje ariko ubu ngubu umva ngiye kwibagiza ibibazo byose nari mfite bizashira ubu ngubu gahunda ni gahunda nkajya kurya isi ishaka uzi imyaka nari imaze ahubwo si yo gahunda twayihuje tukazajyanira rimwe ko numva aribyo byaba ari byiza sheri ahubwo ni ibyo ngibyo umva tukajyana tukaryoshya mbana we mbega ukuntu nakishima uzi imibabaro umaranye iminsi ariko buriya ni ukuri pe nakwishima cyane 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 uretse ko n'ubundi muri iyi minsi mva ndishimye nyine uko biri si ubibona nawe ko byahindutse n'ubundi ndishimye pe mfite umuntu umfashe neza ntabwo nyigunze ntabwo nkiri mu gahinda ndishimye pe ni ukuri bera nshimishijwe no kubona wishimye ukuri urakeye ufite umuntu ukwitaho nibyo pe ahubwo nanjye ngiye guhana gahunda n'umusheri wanjye bera ubwo reka ngende rero gahunda ni gahunda nizere ko ibintu bizaryoha bizagenda neza sha merci wakoze cyane ndaza kukuvugisha kandi nimugoroba ubundi ni wowe wanjye sawa Urira amasoya ngiye ku misozi reka ubutabarwa shana yanjye nta nubwo mubakireho ibyombo byinshi rero ariko se ubundi bakoresha byinshi ibanga nta mwana uba hano ntaki ubundi we imani iba hafi y'abantu nkagera kure ariko nta nubwo kugera kure ariko mwana waranansubije maze iminsi umva narabuze akazi nzagakora neza umva inshuti mwiteho mana yanjye umva mfasha gusaba bite se wo ni byiza mabuja bari kwivugisha ibiki ndi kwiririmbira nkunda kuririmba nkunda abakozi bagenzwa n'ubujajwa rero mbabona ubundi umuntu ungana nawe nibwo tuzaba gukora akazi k'umuntu aho mabuja ngo kubera ubukene ubu wabura icyo kurya ugakomeza ukicara mu rugo ngo ni uko ushaje oya pe nanze kurushya abana banjye
avuga ati reka njye gukora akazi ko mu rugo nta kibazo kandi ndanakamenyereye ubusanzwe niko nakoraga nita ku burwayi ibyo n'ubundi ntibindeba. Okay, kambwira icyo nari nje kukubwira n'ubundi nako icyo nari nje kukumenyesha bya bindi byawe byo kuza wicishwashishwa muri salo buri kanya, sibyo? Wicara aho ngaho ugumaho, nujya kureba uriya sinabyita nk'iki wajya yabaye umugabo wawe, ibyo birabareba n'ubundi sinkimukeneye. Ntiwigere uca hariya, nimba uri bumukenere umushyire mu kagare muzane mwirwe mwicaye hano, nashaka gufasha no koza ibyombo ibyo n'ibindeba. Icyo ntashaka ni uko wicishwa hariya muri salo. Urabyumva neza? I think you understand. Okay, let me go. ariko uyu mugore ni ishano koko, yewe uwanyereka nyina wamubyaye zabikoreje kuri ndera. Uyu mugabo n'ubundi yaragowe, ibyo nyirabukwe yambwiye ni ukuri. Umuntu ungana kuriya urahangara umukecuru ungana nanjye ngo ngenzwa n'amagambo gusa, ariko nawe ari i Rwanda azibone yegereza ibyo. Munya, Munya. Munya, Kara, nihebeki. Mwabuje wowe ntubizi ibibera ahangaha. Ndavuga ngo umuhungu wawe yaragowe ubanza ahari na buriya burwayi yarabutewe n'umugore. Narumiwe mana yanjye. Nawe rero hari umugore ujya ukunda kuza kumusura. Niyi saha niwe bari kumwe. Wow, umwe nigeze kwasanga se? Uwo wakayo. Umva ngo bazajya ku Gisenyi, ngo bafite ibigabo. Ubwo kandi mperutse kuza ari mu gitondo njya mu kazi, mpurira n'ikigabo mu gitondo. Uwo munsi rero nazindutse ntabwo nabyibagirwa, ari kumwe n'ikigabo kirekire kinini Mu nzu? barayemo. Nose ubwo yari yaje mu gitondo Mu nzu y'umwana wanjye. iyi ngo pe uzi ngo ndi kubeshya. Ndi kukubwiza ukuri rwose mana yanjye, umuhungu wawe angana uwanjye. None haransanze wumiwe ku muryango. Ibyo ndi kukubwira nyine, ari kumwe n'uwo mugore. Bari kuvuga ngo bazajya ngo ku mazi. Ayo mazi ntabwo nzi ngo ari gutembera he, niba ari aya robine, niba ari ay'ikivu, niba ari ay'umugezi, simbizi. Ariko ngo bazajya ngo ku mazi, ngo umwe afite ikigabo ngo n'undi afite ikigabo, bashyushye bahimbawe. Ahubwo uraje sinabyumva byose. Urabiyumviye? Ndabumvise Gutya. ndi guhita nkubitaho n'ukuntu nyine nabonye icyo kigabo kirashyira hejuru kinywa n'isi yose. Ayiwe munyana baraye mu nzu. Noneho uwo munsi nanamubwiye nimabuje ati cyangwa muri rukurenge isiko natsubije ibyo birakureba. Ntireka nigendere, yarantuye hasi n'uwo munsi ureba n'ukuntu nisazi. ariko mfite ibimenyetso. Uriya mugore agasuzugura asigaye afite ntabwo ari akagusa.
ibyo bintu uvuze buriya ni ukuri ijana ku ijana. hari n'ikindi gihe namwumvise n'undi ari kuri telefone ari kubwira icyo kigabo ngo icyo yishakiye ngo ni imitungo ngo n'uwamuha ngo uburozi ngo kiriya kigabo ngo yakica ngo kigapfa ngo cyarangiza gupfa ngo bagasigarana muri iyo mitungo. Nabyo narabyumvise. Ayiwe munyana we, ayiwe munyana we, tabara umwana wawe, tabara umwana wawe. hana we, njyewe urabizi nta kintu nabikora rwose noneho birarangiye. Ibyo warabyiyumviye, ubona abagabo baza kurara hano urabibona rwose. Kuko ntabwo wambwira ngo umugabo muri icyo gitondo uzi igicuku nahagereye, ntabwo wambwira ngo uwo mugabo rekeraho mwana wa nabyumvishe. Rekeraho. Mwana, umeze ute? Aboneza mama. Uraho. Umeze ute? Ntarebe biri kugenda birushaho kugora. Kugenda biba bibi. Uri kumva biri gukomeza kwanga? Biri gukomeza kugorana. Ndumva nta gihe gisigaje iki. Nta gihe ushigaje se ko waba? Ntukihebe ariko. Sinababwiye ngo ujye urwara ariko ufite kwizera. Ngira kwizera ariko ndi kumva byakomeje kugorana. Uri kwiyumva ute? Ntabwo ndi kwiyumva. Byanze? Biri kwanga. Biri kwanga pe. Ahubwo nguteze amatwi. Nakubwiraga hari igitekerezo nari mfite. Komeza umbwire umwana wanjye. Nshaka kugira ngo nshakire umwavoka wanjye mumubagarire kuko nshaka kubereza ku ruhande rumwe. Si uko ndi kumva wenda ngiye kugenda ariko nshaka kugira ngo ibintu byose bibe bisobanutse. Ubwo rero mushakire kugira ngo byose bibe bisobanutse bisobanuye. None ukaba ushaka wa mwavoka wawe mujye mukorana muguhamagarire aze hano mubiganireho hanyuma mumenye uko bigomba kugenda. Kubera ko mbera witwa umugore wanjye ndamutse ngiye ngize ibyago nkahita ngenda ntabwo mwamukira. Mwana wanjye se ibyo ngibyo mbwiye nabibonaga ariko nkabura aho nahera ngira ngo mbikubwire. Mbaye nje ngeze hariya ku muryango mpahurira na Munyana ahagaze ari kumva. Munyana wa mugore nazanye ngo ajya kwitaho. Ambwiye amagambo yumvanye uyu mugore wawe witwa Bella ari kumwe na wa mushuti we njya nkunda kubasangana hariya muri salo buri munsi ngo bafite abagabo basohokana ngo bakabajyana ku mazi. Mbese mwana we amagambo ambwiye sinashobora kuyasubiramo ndi umubyeyi. Uzi ko burya agasuzuguro kose Bella afite adusuzugura ari abo bagabo afite yagusimbuje ngo ni uko warwaye. Ndabyiyumviye neza bifite igihamya. Niko kuri rero reka ngushakire wa mwavoka wawe usanzwe agufasha wamya anagufasha mu bibazo byose yagiye ugirana mbere. Aze mubiganireho mubihuze ugire uko wabigenza. Dore ufite imitungo myinshi iri kure iri hafi uyihuze neza. Ejo wa mugani utazava mu mubiri
ibintu byawe bigasigara biri kwigaraguramo bari abagabo. Ndi kumva ariko kuri mwana wawe igitekerezo wagize ni ukuri ndagushyigikiye. Buriya ejo nzaba namubonye wa mwavoka wawe mukuzanire mubihuze neza mubirangize. Nshuti umeze ute? rero nyine rero kugira ngo umufashe akaruhuko k'iminsi 3 nimara bagita nta kibazo. sawa noneho nta kibazo niyo mukecuru araba ahari nagenda nanjye nareba wenda utuntu mba ndi kwitaho mu rugo. Yego. Murakoze. Uragiye gusa kuko usanze narapfuye. Izo mwana se nazikura he we? Ibaze koko. Ibaze. Shaka ko nawe wagize Imana. Ibaze nje ngasanga warapfuye. Nzamaye iminsi 3 gusa umuntu ntabwo uzaba warapfuye. Ahantu wabisara aho mujya. Ibyo ndakekaga koko nibyo naho ugeze no kunyifuriza urupfu, ariko kuko ibyo naketse nibyo nashatse nabi. Ibyo wakekaga. Ibiki se sheri? Nese ubu wandenganya? Wandenganya? Shana kuri nakwere umwana mwiza ndanakabye. Nyine byageze aho numva ngeza. Wigunya bizu ubwejagura abantu bose. Gusa watumye n'abashyitsi bataza muri uru rugo. Ati kubera iki? Umugabo wawe ahora aryamye aranuka. Winyaho umuntu w'umugabo yinyaho gute? Cyokora urambabaje. Ndigendeye rero utashobora kugenda se. Bye. Ubwo nyine naho utaha ni ingaruka sibyo?